Yes, muraho neza abakunzi ba Lifetime TV. Twizere ko meze neza kandi mwiriwe neza. Icyumweru cyagenze neza. Uyu munsi turi kuwa gatano. Mbonera no kwifuriza abadivantiste aho bava hose bakagera ko batangiye isabato nziza, kandi turizera ko nejo umunsi wa karindwi kuri bo uzaba ari umunsi w'umugisha cyane kuri bo. Uyu munsi tudatinze mu magambo, nifuje ko twaganira ku bintu bibiri cyangwa se bitatu by'ingenzi tugomba kurebera hamwe. Ntabwo navuga ko tutagize amahirwe cyangwa se hari abantu benshi bamaze iminsi hano ariko bataragira amahirwe yo kuba babona kuri ibyo bintu tujye kuganiraho kuri uyu munsi, cyangwa se babone uburyo babisokingamo cyangwa se babyapurayingamo. Ariko tugiye kurebera hamwe ni ibihe bintu by'ingenzi umuntu ashobora kuba yakwitaho by'ibanze, kubera ko bishobora kuba byamufasha mu minsi iri kuza, mu gihe atareneza ya myaka cyangwa se igihe ataragira igihe cyo kwapurayinga cyangwa se gusokinga mu Kinorvege ya permanent, cyangwa se ibyo twakita kwemererwa kuba wakuba n'iki gihugu cya Norvege. So muraza kunyemerera tubanze dukore ikiganiro kigufi cyane, kitari kirekire cyangwa se kitari na kigufi, cya introduction ku byerekanye n'ubwo buryo, ni ibiki bakenera, ni ibiki basaba. Hanyuma nzagaruka nkora ikindi kiganiro kinonosoye neza kirambuye muri byo, mbereka n'ibintu baba bakeneye byose kuko ndabifite, ariko ntabwo nahita nkora ikiganiro cyabyo aka kanya ntarabanza kubabwira ibintu by'ingenzi mushobora kwitaho cyangwa se mushobora guhereza agaciro kubera ko babikenera cyane. So turahera kuki? Icya mbere, turabizi twese ko mu buzima busanzwe iyo uje mu gihugu cya Norvege uri impunzi, uje uri nk'impunzi, ari UN ikuzanye cyangwa se IOM, iyo ugeze hano babigufashamo. Komini iba yakuzanye niyo igushakira ibyangombwa bijyanye n'ibyo uba ukeneye cyangwa se n'ibyo babona ukeneye guhabwa. Bitandukanye mu buhe buryo? Urabona iyo uzanywe nk'impunzi cyangwa se nka IOM ari ikuzanye, ni ukuvuga ngo bagushakira iby'imyaka 2 bya mbere, kariya gatoya benshi tuzi nka ID bakita uppehållstillåtelse. So karaka uppehållstillåtelse cyangwa se uppehållslöjven. Uppehållslöjven ni ukuvuga ariyo tumenyereye nka ID. Urabona nk'uyo umuntu ageze mu nkambi runaka, avuye mu gihugu cye akajya mu nkambi runaka, abona icyangombwa cy'ubuhunzi. Kiriya cyangombwa cy'ubuhunzi cya refugee card cyangwa se ID ikwerekana kuri impunzi. No mu bihugu by'inaha rero iyo uhageze bagushakira ibyangombwa by'imyaka 2 byo bita uppehållstillåtelse, bakongera bakaguhereza n'iriya pass. Iriya pass twavuga nka passport ariyo bita resebevis. Iriya resebevis cyangwa se pass cyangwa se passport, uburyo bayisokinga cyangwa se uburyo basokinga uppehållstillåtelse cyane cyane ko ariyo ifite umumaro. Nubwo mubona ari kari akantu gatoya kangana kuri, ariko niko gafite umumaro cyane kurusha resebevis cyangwa se passport. Passport tuyishaka mu buryo bwo kugira ngo tu voyage cyangwa se dutembere mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko uppehållstillåtelse kariya gatoya nakuba wahawe kugira ngo wemererwe kuba mu icyo gihugu. Tugaruke inyuma gatoya muri cyagiye bari kugushakira ibyangombwa ari gugishika hanga, bagushakira iby'imyaka 2. Y'imyaka 2 irangiye ugenda ugasokinga cyangwa se ukapurayinga ibindi byangombwa by'imyaka 2. Niko twese tubizi, ariko reka mbahereze tips cyangwa se ibanga mutayimuzi. Hari uburyo iyo umuntu amaze imyaka 3 muri iki gihugu bitewe na komine urimo, hakaba ari n'indi komine igusaba ko uba mu icyo gihugu imyaka 5. Mbere hose byari 3. Nahangaha itegeko ryahindutse 2021. Iryo tegeko niryo ryahindutse bongeraho indi myaka 2 ibi myaka 5, ariko mbere yari imyaka 3 kugira ubone permanent. Kara gatoya kugira ubone permanent yo kugira ngo wemererwe kuba waba nk'iki gihugu, ndaza kubigeraho cyangwa se nzabisobanura birambuye. Permanent ni iki?
nibyo ngiye kubabwira. Ni ibihe bintu bikenerwa, ni ibihe bintu by'ingenzi tugomba guhereza agaciro, ni ibihe bintu tugomba kwitaho cyane kugira ngo nitugera igihe cya gusohokinga cyangwa se cyo kuapplyinga permanent bitazatugora cyane. Ikintu cya mbere gisabwa ni iki? Ikintu cya mbere gisabwa ko gusohokinga permanent ni kuba ubaye mu gihugu cya Norway imyaka 5. Mbere yari 3 nkuko nabivuze, itegeko ryahindutse 2021 nibwo bongereho indi myaka 2. Ubundi mbere yari imyaka 3. So ubu ngubu asigaye imyaka 5. Iyo ujuje imyaka 5 ufite uburenganzira bwo kuba wakwaprayinga cyangwa se wasokinga permanent. Ariko iyo utabisobanukiwe ukagenda kuri police ukababwira ati ibyangombwa byanjye cyangwa se permanent yanjye nako passport yanjye igiye kurangira garanti cyangwa se igiye kurangiza igihe bayihereye, igihe cyayo kigiye kurangira. So bo ikintu bagufasha iyo utabasobanuriye neza bahita baguhereza iyindi passport n'indi upolsetilaterse ariko karaka ID, bakahita baguhereza ibindi by'imyaka 2. Ariko iyo wabasobanuriye cyane ko atariho baprayingira, nari kuzababwira aho baprayingira ndi no kubibereka mu kiganiro cya kabiri, ariko reka mbanze mbibabwireho uburyo baprayinga cyangwa se aho baprayingira aho ariho. Ntituzajye dupfa kugenda kuri police tubabwire gusa nkeneye ibindi byangombwa bishya, ibingibi bigiye guta garanti, kubera ko ntabwo bazahita baguhereza ubusobanuro bwose bwimbitse. Ariko iyo ufite amakuru ahagije, cyane cyane ku bakunzi ba Lifetime TV, ngiye kujya mbashakira utuntu nk'utwo tw'ingenzi aba ari two mbahereza, kubera ko nagiye muri databoard yanjye ngiye gucekinga muri YouTube abantu bakurikira cyane iyi YouTube yacu ya Lifetime TV, nsanga abenshi umubare mwinshi bari Norway, n'imyaka yabo n'abayibireba cyane uko bangana bose nabirebye, n'abari bo bose mba mbibona. Ntabwo nza kuvuga amazina yabo cyane cyane yerekana n'abashimire. By the way, nabashimiye cyane kuri support zanyu aho muri hose, urukundo mungaragariza ndarubona, n'ibikorwa byanyu byose byiza, comment. Mbonero no gushimira umukobwa bita Jacqueline Rebecca, ntabwo nakwibagiwe, narakubonye muri comment, warabikoze cyane, ngushimire cyane. Ndaza kubashimira byimbitse ninjya gusoza iki kiganiro. Reka mbanze nkomeze gahunda nateguye y'uyu munsi. Navugaga uburyo umuntu agomba kugenda kuri polisi yararangije ya myaka 5 afite amakuru ari full package. So iyo ugeze hariya ntabwo bakubwira ati ese urasokinga iyihe. Iyo ugize amahirwe barabikubaza batewe babonye n'imyaka umaze, ariko hari n'abantu bamaze imyaka irenga 8-10 batarabona permanent, bitewe n'impamvu iyi ngiye ngiye kubasobanurira. Namwe muyimenye, abakunzi ba Lifetime TV ndabinginze muze kubyitaho, mubiha agaciro kugira ngo mutazamara iyo myaka yose mutarabona ibyo byangombwa. Twagiye. Ikintu cya mbere ugomba kuba umaze imyaka 3 cyangwa se 5 mw'iki gihugu, biterwa na komini yariyo. Ariko iyi komini yacu turimo bisaba imyaka 5. Mbere yari imyaka 3, ariko ubu barabyurije nkuko nabivuze, n'igihe babyurije nabivuze. Kuba barabyurije babigize ku myaka 5. Iyo myaka 5 irangiye rero ujya kuri polisi. Iyo ugiye kuri polisi usaba ibyangombwa. Iyo usabye ibyangombwa bisanzwe babwira ati ibyangombwa byanjye byarangiye, nshaka ibindi bishya, bahita bagukorera bimwe bisanzwe, bimwe nk'ibyo wari ufite bagukubita iby'imyaka 2 ariyo twabonye yitwa upolsetilaterse cyangwa se upolsroiv. So iyo bagukubise iyo ngiyo cyangwa se iyo baguhaye iyo ngiyo, mwihangane nkoresheje imvugo yabo ku muhanda ngo bagukubise, ariko iyo baguhaye iyo ngiyo no kuvuga ngo iyo baguhaye iyo ngiyo biterwa nuko baba wabikoze cyangwa se uba wabisabye, bitewe n'impamvu ziguturutseho wowe. Ntabwo mba ndenganya bari abantu bakora hariya,
cyane ko ari n'abantu babifitemo experience, ari n'abantu beza cyane bazi gufasha umuntu wabigizemo uruhare ubwe ku giti cye. Ikintu cya mbere tugomba kwitaho ni iki? Tujya dukinisha kandi tukabona ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Ikintu cya mbere nshira ku mwanya wa mbere ni ukuba muri iki gihugu imyaka 5. Nabivuze, ukaba muri iki gihugu nta kesi nimwe ufite kuri polisi. Ikintu cya kabiri, kwitabira ishuri, kujya ku ishuri ku gihe, kujya ku ishuri buri munsi. Ari amasaha tujya ku ishuri, amasaha wigiraho noshki barayabara, amasaha wigiraho samfundsfage barayabara, ariko hanini haba hakenewe ari amasaha no kuba warabestotinze iriya samfunkunskap. Iriya samfunkunskap kuba warabestotinze barayibaza, bakongera bakabaza muntri prova, muntri scriptri barayibaza, muntri prova ya muntri prova barayibaza ya BN ya barayibaza, na B2 ntabwo bayibaza cyane, ariko nzababwira impamvu cyangwa se nzababwira igisobanuro cya AN, cya BN, B2. Nzabibasobanurira ibyo uko bitondekanyije aho ngaho ibyo basobanura. Ariko kuri permanent iyo baba bakeneye cyane ni noshke scriptri, noshke muntri, bakongera bagakenera samfunkunskap, kuba warayibestotinze kandi ukaba warayikoze mu rurimi rw'Ikinorveje. Hari abantu benshi inzi bayikoze mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa se urundi rurimi rwo baba bashaka, kuko uyikora mu rurimi ushaka, ariko biba byiza iyo uyikoze mu rurimi rw'Ikinorveje. Kandi ntabwo ari abantu bose bemerewe gukora izo prova, nta nubwo ari buri umwe wese ushobora kuba yabura ibyangombwa kubera ko atakoze iyo muntri prova. Oya, ahubwo imyaka biba bisaba niyi, kuba umaze imyaka kuva ku myaka 18 kugera ku myaka 67 niyo mwisho bafatiraho kuba wakora icyo kizami cyangwa se wahabwa ubwene gihugu y'icyo gihugu cyangwa se bwa Norvège. So urumva ko iyo muntri prova cyangwa se icyo kizami cyo kuvuga Ikinorveje no kwandika baba bagikeneyeho BN ni ibikenewe kuri polisi. Hakongera hagakenerwa amafaranga ya sikati uba warishyuye umwaka wose. Ayo mafaranga nangahe? Ni 200 bya sikati, 200 n'imisago mike n'ubundi bufaranga burengaho buke ugomba kuba warishyuye muri sikati umwaka wose. Bakongera bakakubaza niba warigeze sohoka igihugu muri uwo mwaka wose. Iyo wasohotse igihugu muri uwo mwaka wose urumva aba ari ikindi kibazo, ariko iyo utasohotse nabwo aba ari amahirwe masa cyangwa se aba ari sawa. Ntabwo wemerewe kuba kujya gusokinga warasohotse igihugu uwo mwaka. Ntabwo wemerewe n'ikindi kujya gusokinga muri uwo mwaka umaze iminsi ufashe amafaranga ya nave. Kujya gufata amafaranga ya nave ntabwo ari icyaha, ariko ku muntu uba umeze neza, uba uri physical, uba uri nta kibazo afite mu mubiri, mu buzima busanzwe, nta kibazo afite in mentally, nta kibazo afite evane, nta kibazo afite ahantu hose, ari buri kimwe cyose kimeze neza in body physically, ari fresh kabisa, nta kibazo afite na kimwe. Uwo muntu ntabwo aba yemerewe kujya muri nave gufata amafaranga, ariko bidakuyeho ko agiyeyo batayamwima. Baramugora ariko akayabona, bikarangira yabonye babanje kumugora, ariko nukuvuga ngo
iyo wafashe amafaranga aba muri nave uwo mwaka wose cyangwa se muri uwo mwaka ntabwo babikwemerera. Ibyo ni ibintu ndi kubabwira byankenerwa cyangwa se bikenewe kugira ngo usokinge permanent cyangwa se ubwene gihugu bw'iki gihugu. Twagiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo nababwiye amasaha amasaha 150 muri Samfundsfag cyangwa se Samfundskunskap, iyo amasaha 150 barayakenera, barayabaza, bakongera bakakubaza niba nta case ufite muri polisi, bakongera bakakubaza bya byangombwa nababwiye haruguru. Ibyo byangombwa byose yo mubifite, kandi twese tubizi ko neza ku ishuri hari abantu tujya ku ishuri umunsi ku wundi ukabona barahamagaye baranditse, ntabwo uzi impamvu, ntabwo uzi icyo bisobanura, ariko mu by'ukuri ikintu mugomba kwitondera, kujya ku ishuri ni iby'ingenzi kuko ari amasaha yose mwiga umunsi ku wundi barayandika, barangiza bakayateranya, cyane cyane muri Samfundsfag cyangwa se muri Samfundskunskap, bakayashyira hamwe ariyo avamo amasaha 150. Iyo tuzuye amasaha 150 ntabwo bakwemerera. Ariko nabwo iyo utabashe kujya muri groom school, ariyo bita ubu ngubu module fira, module tire, muri ubwo buryo babihinduye, ariko mbere yari groom school. Iyo utabashe kujyamo ukagenda V-Dragon direct, ukajya kwiga V-Dragon, nta kibazo kuko ari amasaha barayabara hariya. Kuri V-Dragon nta kibazo utarakoze kiriya kizami kuko ari amasaha barayabara, baguma bayabara kuri V-Dragon, babara ko ari nta kibazo kuko ubu uri kwiga ya Samfundsfag baba bakeneye ya masaha uyuzuriza hariya. Mu by'ukuri ni icyo kiganiro nateguye cy'uyu munsi kugira ngo tuze kurebera hamwe nyirizina ibintu by'ingenzi tugomba kwitaho. Ndizera ko ari ibyo nabisubiramo. Hari kuba udafite case kuri polisi, kuba utarasohotse igihugu muri uwo mwaka wose ugiye gusokingiraho permanent, kuba utarafashe amafaranga ya NAV uwo mwaka wose, kuba ufite amasaha 150 yo muri Samfundskunskap, kuba ufite monthly prova na skriftly prova warabibestotinze, ufite BN niyo baba bakeneye, kimwe nk'uko nababyenza basobanura AN, BN, B2 icyo bisobanura, ariko kuri polisi cyangwa se iyo ugiye gusokinga cyangwa se kwa applyinga baba bakeneye BN. Kimwe nuko utaprayingira kuri polisi buriya kenshi ntabwo bakunda gufasha, keka ari umuntu w'umumama utakambye ko nta bufasha afite, ari umuntu ushaka kwaprayingira umwana muto baramwakira, baramwemerera, ariko umukuru ntabwo bakwemerera ko bakwaprayingira. Ugomba kwaprayinga wowe ubwawe ku giti cyawe kuri UDA, ntabwo ari kuri polisi. Kuri UDA no waprayingira kuri immigration, warangiza bakaguhereza team unuze after cyangwa se tima, igihe uzagendera kuri polisi bakabigukorera, ariko wowe ufata umunsi ukabona no uhitamo amasaha, ugahitamo n'umunsi ushaka, akaba ari ubwo uzagendera kuri polisi bakabigukorera, ariko ntabwo ari hariya kuri polisi babikorera, wowe ubwawe no ubisokinga cyangwa se ubyaprayinga kuri UDA. Iriya upostulates nababwiye niko gafite agaciro kanini cyane, kishyurwa amafaranga 3,800. Naho iriya passport cyangwa se iriya pass bita mu Kinorvege Resabevis, ikaba ugiye kuyaprayinga utanga amafaranga
yes, bayita Resa Bevis, akaba ariyo yayindi navuze ko utanga amafaranga 570 kugira ngo aguhe imwe ntoya, nayo nkaba nababwiye ko utanga amafaranga 3800 kugira ngo bagire gute bayiguhereze cyangwa se bakwemerere ko yapurayinga, kuko uyo uyatanga mbere y'igihe. Twavuga ko uyishyura mbere y'uko ugenda kubonana nabo kuri polisi. Uretse ko niyo utayafite ushobora kuba wakapurayinga warangiza ukabikorera zoom y'ibyo wakoze, ukabibika muri computer yawe cyangwa se aho babika ubwo rubikiro, kuko ntabwo upfa kugenda muri UDI ukahita ubyapurayinga. Ubanza ukagira gute ukafungura siya yawe cyangwa se page yawe muri UDI, warangiza ukajya wakinjiramo ku buryo wajya wapurayinga ibintu udafite amafaranga, ukabasha kuba wabifata ukabibikamo. Nabyo ari ubufasha ukenewe cyangwa se ukeneye ku busobanuro bwabyo by'uburyo babikamo ibintu, nabikwereka ukajya ubibikamo. Noneho igihe uneye amafaranga ukagenda kuri za application zawe cyangwa se bya bintu wapurayinze byose bikaba bibitse hariya biri ready, ukahita ubifata ukabiteruramo hahandi ukishyura. Warangiza kwishyura ukabiteruramo hahandi ukajya kubiprintinga out. Wamara kubiprintinga out ukajya babijyana kuri polisi ubifite nka document. Murumva rero ko ari ibintu mba mbifuriza byiza cyane. Uko mba niyifuriza ibintu byiza, niko mba niyifuriza abakunzi ba Lifetime TV ko bagera ku bintu byiza gusa nabo, kuko twese tugomba gushyigikirana tugafatana mu mugongo, kandi kubw'urukundo rw'Imana yatuhaye ntacyo tuyishyuye, nta kiguzi tanze kugira ngo duhereze urwo urukundo rwayo rutagabanyijwe. Niho mpamvu natwe tugomba kurutanga ku bantu nta kiguzi tubasabye, nta cyihishe inyuma yabyo cyaduhagarika kuba cyangwa se cyatubuza kuba twagira icyo dukorera abantu cyangwa twagira ibyo dufasha abantu. Nubwo tutabura kutabivuga, abenshi bagutega iminsi, abenshi kuvuga uko ibintu bitari, bavuga ayo biboneye yose, ariko nta ubujije umwana w'umuntu kuvuga, kandi n'uwanse kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina. Ibyo ntabwo nabitindaho cyangwa se mbura kutabivuga, ariko numva ko ibyo bitaducira umwenda cyangwa se tubihereza agaciro cyane kurusha kuba twagira icyo dufasha. Cyane ko abagutega iminsi, abatakwifuriza ibyiza, ubasha kugira ibyo ubigiraho, ubasha kugira ibitekerezo, ubwenge ubagiraho, uburyo ubigiraho ibitekerezo bigiye bitandukanye, uburyo ubigiraho ibintu byinshi utagakwiye kumenya mu buzima. Ariko icyo gihe ubasha kukinyuramo ukagisimbuka, nibwo ubasha kumenya ikiremwa muntu icyo ari cyo, cyangwa se abantu ugomba kubana nabo ari bande, nabwo ukamenya n'uburyo n'abantu cyangwa se n'umuntu ugiye gufasha uburyo uri bumwitwaremo, bitaza gusa n'ibyo bazi cyangwa se bumva ko bagakwiye kuba babona ibyo bakuvugaho atari ukuri. Kandi ukuri kose guhari, ntabwo guhishe, ntabwo cyangwa se twanze kubibabwira ku bwende. Dufite igihe twateguye ko tuzabibabwiriraho buri kimwe cyose mwahishwe cyangwa se mutegereje kuba mwazabwirwa. Igihe kirahari, ariko igihe nikigera byose muzamenya ukuri kw'ibintu byose. Reka ntidutinde muri byinshi cyangwa dutinde muri ibyo bitatuzinduye, ariko karagaciyeho nahitaga. Ndizera ko ibyo mbabwiye byose ari ibyo nanjye niyifuriza, kandi iyo umuntu yifuriza icyiza akacyifuriza n'undi, icyo ni imbuto igaragarira buri muntu wese ko afite uwo muntu aba afite umwimerere we, aba afite n'uburyo afatamo ibintu, cyane ko ahanini tuba tubikesha Uwiteka Rugira,
tukabikesha Imana yacu iguma kuduhundagazaho urukundo rutagabanyije kandi igumya kutuba hafi, ikagumya kutwereka ukuboko kwayo uko bwije n'uko bukeye. Na niyo mpamvu natwe ubwacu tudahwema kuyishima, tudahwema kuyikorera buri kimwe cyose iba yadusabye kugira ngo tugumye kwishimisha. Ntabwo tuba dukeneye gukora ibintu ibyo ari byo byose kugira ngo dukunde dushimisha abana b'abantu, ahubwo tubikora kugira ngo tuyishimishe ariyo ubwayo. Nizere ko nawe ari kujya ubigenza, ari nako ubitekereza cyangwa se ari nako ubyumva, cyane ko abantu batumva ibintu kimwe, ariko kuri icyo cyo ndizera ko turi buze kugihurizaho turi benshi, kandi ndizera ko biri buze kugenda neza. Nibyo nabifurizaga kuba nababwira, cyane ko nzajya mbahereza buri kimwe cyose ku murongo, ibyiza gusa nibyo mbifuriza. Reka turebe n'ibindi bindi tugiye kujya dukora cyangwa se tugenderaho tubahereza umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye, tumenye ibyo muba mukeneye, tumenye ibyo tugomba kujya tubahereza. Ndizera ko mumaje kumva ibyo nabifurizaga. Mbifuriza ibyiza gusa, ntabwo mbifuriza ibibi. Ubu ngubu maje kubabwira ibikenewe cyangwa se ibyo muzakenera mu minsi iri kuza, cyangwa se uwaba warujije imyaka 5 cyangwa 3 cyangwa se ari hafi yo kwiyemeza yabikora ubu ngubu, cyangwa se agatangira kubibika. N'utabifite akabihiga, akabishyira ku ruhande, akabibika ahantu h'ingenzi hatekanye, hari safe, ku buryo igihe cyose azabikenerera azabibona. kandi ndizera ko iki kiganiro kiri buze kugira icyo kibafasha. Ngiye kuza ntegura utuntu tw'ingenzi twankenerwa ku buryo namwe ubwanyu muzajya muvuga ati ibi bintu ntabwo twari twigera tubona abantu babitubwira, n'abamaze iminsi hano ntabwo babitwerurira, babitwibireho ibanga, ariko njyewe ngiye kujya mbibakorera, ngiye kujya mbashakira amakuru nyayo, amakuru afatika, amakuru afite icyo amaze, ku buryo namwe ubwanyu muzavuga ati umuhungu wacu wa Lifetime TV ari kudukorera ibintu by'ingenzi, ari kudukorera umuti. Cyane ko imvugo y'iki gihe babyita ngo umuti. So reka mbareke, kandi nizera ko akaryoha ari akagaruka. Ubwo ndizera ikiganiro gikurikira muzagikurikiza yombi ku bufatanye bwanyu. Ndizera ko nta kidashoboka. So ikiganiro gikurikira ngiye kwihangana gikore mu Giswahili, kubera ko hari mushiki wacu wansabye ko nzajya nkora no mu Giswahili kugira ngo babashe kumva impande zose. Ni umukunzi wacu wa Lifetime TV yabinsabye, kandi ngomba kwigora kuri iki kiganiro nkagira ibyo mbasobanuraho bikeya kubyerekaniye mu rurimi rw'Igiswahili, kugira ngo nze kubishyira hamwe byose aze kubasha kumva no gusobanukirwa iki kiganiro icyo kimenyesheje, cyane ko ari icy'ingenzi kuri twebwe twese tukiri mu iki gihugu. Ndabibutsa ko abenshi bagera aha ngaha bakabona buri ziriya ID arizo bita uportilaterse, bakagira ngo babonye ubwenegihugu cyangwa se babonye ubuhungiro. N'ubuhungiro yego bwa kabiri baba babonye mu kindi gihugu, ariko nyirizina ntabwo ari bwo baba bakwemereye gutura mu iki gihugu. Ubu gifashwe nk'impunzi, ubu kiri impunzi, ntabwo ubu uri umu-Norvège. Ariko iyo wamaje gufungura cyangwa se gufata iriya permanent, nibwo twabyita ngo ubufunguye umuryango winjiye, ubufunguye umuryango winjiye mu nzu. Ni ukuvuga ngo ubu uri mu gihugu ariko hari umuryango utarakingura. Ubwo umaje kubona permanent, ubu ukinguye umuryango winjiye mu nzu kugira ngo ubashe kubona Startburg. Nitugera igihe cyo kuba twasobanukiwe ibingibi, mukanyemera ko mwabashe no kubibika neza no kuba mwarabimenye, mwarabisobanukiwe neza, nzababwira ni kubijyanye na Startburg cyangwa se ubwene gihugu, uburyo babusaba, uburyo babwaprayinga, uburyo babusokinga, buri kimwe cyose nzagenda nkibereka buri ku murongo. Nibi ngibi ndi kubabwira nzabereka uburyo babyaprayinga, ku buryo wabyaprayinga ku giti cyawe, utiri ujya kuri polisi, ukazajya kuri polisi urangiza ibintu ku murongo, ujya hariya ubahereza document, cyane kuba waba bazi
wazisokinze bakakwereka buri kimwe cyose, nzabereka uburyo babikora, uburyo ujya kuprintinga out ibyo uba wasokinze byose, nuwarangiza ukabifata byose ukabishyira ahantu hamwe ukabijyana hariya ukabibaha, warangiza bakakubaza buri kimwe cyose ukakibaha ukakibereka ku murongo. Ibyo nababwiye byose muzaba mwabishize ku murongo, ugera hariya gusa babikubaza bashyira hariya bakakwereka ahantu usinya basi, warangiza ukahita ugira gute, ukahita uhagarara ahantu bakagufotora, bikaba birarangiye, ugategereza iminsi 20. Iyo minsi 20 iyo ubonye itaje umenya ngo hari ikibazo kirimo. Ariko iyo ije bya bintu byose nakubwiye warabidepotinze cyangwa se warabibahaye, nta kibazo kiba kirimo. Nyuma y'iminsi 20 iba yageze mu iposite yawe. So no kuvuga ngo mwokabyaramwe, ndabinginze mutega amatwi iyi video cyangwa se iki kiganiro cyose, mwumve ibintu by'ingenzi muzajya mugira gute, muzajya mwitaho muha n'agaciro, kugira ngo muzabashe gusobanukirwa buri kimwe cyose. Nimuzamere, simbifuje kuzamera nk'abandi bamaze imyaka 7, 8, 10 bataranabona permanent. Hari n'abatara kuvuga ngo bayibura, hari impamvu zindi zibaturutseho, ahubwo bakazibura nta makuru bafite ahagije, nta makuru bafite yabyo. Ariko ku bakunzi ba Lifetime TV ndabinginze, niba wumvishe iyi nkuru cyangwa se ibi bintu ari iby'ingenzi, uzi umuntu bishobora kuba byagira akamaro, fata iki kiganiro ugisharinge, ntubyegereze umutima wowe ufite bya bibazo byawe bitandukanye n'iby'abandi cyangwa se byihariye ku giti cyawe. Fata iyo video uyihereze mugenzi wawe, na mugenzi wawe ayihereze undi, muyisharinge, igira ikimarira abantu bari muri iki gihugu bakeneye ibyo byangombwa. Cyane ko abantu bafite ikibazo cyo kuba bajya ku applyinga cyangwa kwisokinga, baduhamagara, ndaza kubereka uburyo. Nimero yanjye nzajya nkoresha kuri Lifetime TV, ndaza kuyandikaho, mu minsi iri kuza nzaza kuyishyiraho na email yanjye, mwajya mudushakiraho kugira ngo dufashanye. Mumamagara mfite umwanya uhagije, nzabigufashamo. Nta mpamvu yo kuba ntabigufashamo, kugira ngo ubashe kwiteza imbere, ubashe kugira icyo ugeraho. Kandi n'ikindi nababwiye kare ko iyo ufite iriya resa bevis cyangwa se iriya passport, biriya byangombwa baguhereza bwa mbere ugishitsika ahangaha, cyangwa se biriya baguhereza ufashe usokinze cyangwa se waprayinze ku nshuro ya kabiri utaraprayinze permanent, ufite uburenganzira bwo kuba wajya mu kindi gihugu, yego. Ariko muri wa mwaka wasokinzemo ntabwo ari byiza kujya mu kindi gihugu, cyane bya Europe, nyuma ya Europe, hanze ya Europe. Iyo ugiye hanze ya Europe ukagaruka ka prayinga muri uwo mwaka wa prayinzemo, ntabwo bigenda neza, ntabwo babyemera, ntabwo babura kutayiguha, ariko bitwara igihe. Iyo usohotse ukajya hanze n'iki gihugu ya Europe cyangwa se igihugu, bagukubita fayino y'umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Ibyo byose nzagenda mbivuga buri kintu cyose na details zacyo mu kiganiro gikurikira. Munyemerere tugarukira ahangaha, kandi nishimiye urukundo rwanyu munyereka, nishimiye n'uburyo muguma kunsapotingamo umunsi ku munsi, kugira ngo tubashe kuzamura channel yacu ijye hejuru, tuyibone iri hejuru cyane. Tuyibone iri hejuru cyane. So nari nabemereye ko ndibuze gufata umwanya wo gushimira abantu. Ndashimira abavandimwe benshi bagenda banshigikira, ndashimira Matilda wanjye, arabizi, tubiziranyeho. Umuntu umuzi cyane ndibaza ari Eliza, uramuzi Matilda wari we, kandi nawe Eliza ngusuhuje cyane. Ndizera ko imyiteguro igejeje kure, utazadutenguha, dore ikoti turi kuri tuma, kandi ipantaro yarabonetse, turi kwitera ipasi, gahunda urayizi, icyo nshatse kuvuga urakizi. Ngasuhuza wa mukobwa nari navuze haruguru,
vuze ko ntabonye gahunda ze zose muri comment, n'uburyo dukurikirana n'uburyo dusapotingamo byose nabibonye, buri kimwe cyose nabonye kiri kuzamuka mu ruhande rwe. Bamwita Jacqueline Rebecca, thank you for your support. Jack the Black from Bergen, nawe ndagushimira cyane, uri muvandimwe cyane kabisa wa hafi, ndabigushimiyeho cyane kabisa muhungu wanjye, urabikora cyane. Ngashimira abantu benshi bagiye batandukanye, Gaciro nawe njya mbibona uburyo usapotinga cyane kuri status yawe, uburyo usharinga ndabibona. Ngashimira na Honorine, ngashimira na Daniel, ngashimira buri umwe wese usapotinga unshigikira muri iki gikorwa wese navuze izina, buri umwe wese ebane ndabashimiye mbikuye ku mutima, ndabashimiye kandi Imana igi bampera imigisha itagabanyije. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, mugire n'igitondo cyiza cyangwa se n'igicamunsi cyiza bitewe naho muherereye mu ngengero zigiye zigize isi. So turi kumwe kandi turizera ko ibintu byose biri buze kugenda neza. Ibikurikira muzajya munyandikira aho muri comment cyangwa se munyandikire inbox ka message gatoya cyane, maze tubashe gukorera imbere. Sawa, turi kumwe, nanjye ngira uti ciao ciao, hasta la vista.